ubu buri munsi twirirwa turokwita abantu twinjiza mu gisirikare mu gipolisi mbese abantu bagomba kubungabunga umutekano w'igihugu. Ubu rero nta muntu ukijyamo atabashe gupimwa niba yaranyoye ibiyobyabwenge, ariko biratangaje kubona dusigaye dusanga umubare munini w'abana basigaye barorezwa kujya muri izo nzego kubera ibiyobyabwenge bafashe. Muri kumurikirana ubu ngubu ni icyorezo gikomeye cyane. Mbere warapimaga ukareba wenda ntiyujuje ibi, arwaye imyishima se, arwaye za hepatite, arwaye ibi, ariko noneho aho hiyongereyeho ikibazo cy'ibiyobyabwenge dusigaye dusanga abana benshi babifite. Ni ubukangurambaga rero, ni message mahane, mugende mudufashe turebe icyo twakora. Urubyiruko rwacu turashaka ko ariko maboko y'igihugu nibwo ruzatugendera mu Rwanda dushaka. Harya bajya bacunga n'imiti ukurusha umugore akurusha. Ni ukuvuga ngo uko umubyeyi ashaka ko abana be bazaba niko bazaba. Kandi iyo ugiye kureba usanga kenshi ababigiramo uruhare ni abagore. Buriya umugore uzarebe umwana wa mwiza akitirirwa umugore, umwana yitwara neza ku ishuri yatsinda akitirirwa umugore, bakavuga ati yamutoje ingeso nziza. Abagabo bo tuba twigendera ngubu ngubu se ndi mu rugo, ariko uko abana banjye bashobora kumera bizaterwa n'uburyo madamu wanjye azaba yitwara. Urubyiruko rwacu dufite muri iyi minsi ntabwo tuzi ukuntu bimeze. Ababa wenda bakuzemo bafite imyaka yenda kwinga iyanjye bazi ukuntu abana kera bumviraga ababyeyi, bazi ukuntu abana babaga mu rugo. Ariko uyu mwanya abana bacu barava ku ishuri, niba ari muri za vakanse ukabona umwana ku mugoroba ayoresheje bagiye, umubyeyi ntabwo azamubwiye ntagira kandi aragiye. Niho bya biyobyabwenge bituruka. Abana bize kunywa amatabi, ubundi cyane umuntu ngo yajyaga kunywa itabi akabanza kubisaba se. Ntabwo ariko mwese muri n'abatoya. Ubundi umubyeyi niwe watanga uburenganzira bwo kunywa ku nzoga, agatanga umubyeyi agatanga uburenganzira bwo kunywa itabi. Icyo gihe umwana yabaga amaze gukura atangiye no kuzasezera ku mubyeyi ngo ashakishe uburyo yakubaka azashinga urugo. Ariko uyu mwanya abana baragenda bakiherera, bakagenda bakajya mu gakungu bagashyiraho imogi, batangiye kunywa imogi. Hari bya bintu bitera bya muza batera ibintu ngo bibaha izindi mbaraga. Ibyo bintu twararebye dusanga ari uguteshuka k'uburezi kw'ababyeyi. Ababyeyi babigizemo uruhare bakabigiramo uruhare, ibyo bintu byacika. Kandi ngira ngo niba mukurikirana ijambo rya Perezida wa Repubulika, buri gihe nta na rimwe avuga atavuze urubyiruko rw'iki gihe. Urubyiruko nizo mbaraga, urubyiruko nirwo dutegemeyeho ibintu byose bibaho. Impinduka z'igihugu ziri ku rubyiruko. Bivuze iki rero? Bivuze ko nimudufasha ababyeyi, nibadufasha kurera abana, harya bajya bacunga n'imiti ukurusha umugore akurusha. Ni ukuvuga ngo uko umubyeyi ashaka ko abana be bazaba niko bazaba. Kandi iyo ugiye kureba usanga kenshi ababigiramo uruhare ni abagore. Buriya umugore uzarebe umwana wa mwiza akitirirwa umugore, umwana yitwara neza ku ishuri yatsinda akitirirwa umugore, bakavuga ati yamutoje ingeso nziza. Abagabo bo tuba twigendera ngubu ngubu se ndi mu rugo, ariko uko abana banjye bashobora kumera bizaterwa n'uburyo madamu wanjye azaba yitwara. Bivuze ngo rero rwose message yanjye numvaga nibanda ku bana, kuko reka mbavuge ubu buri munsi twirirwa turokwita abantu twinjiza mu gisirikare mu gipolisi mbese abantu bagomba kubungabunga umutekano w'igihugu. Ubu rero nta muntu ukijyamo atabashe gupimwa niba yaranyoye ibiyobyabwenge, ariko biratangaje kubona dusigaye dusanga umubare munini w'abana basigaye barorezwa kujya muri izo nzego kubera ibiyobyabwenge bafashe. Muri kumurikirana ubu ngubu ni icyorezo gikomeye cyane. Mbere warapimaga ukareba wenda ntiyujuje ibi, arwaye imyishima se, arwaye za hepatite, arwaye ibi, ariko noneho aho hiyongereyeho ikibazo cy'ibiyobyabwenge dusigaye dusanga abana benshi babifite. Ni ubukangurambaga rero, ni message mahane, mugende mudufashe turebe icyo twakora. Urubyiruko rwacu turashaka ko ariko maboko y'igihugu nibwo ruzatugendera mu Rwanda dushaka, nibwo ruzaduha. Ngira ngo murabizi ko urubyiruko rwagiye rugira uruhare ngiyo tugiye kureba muri za 1994 na mbere yose
wasanga urubyiruko ariko rwakanguriwe kujya muri biriya bikorwa bibi byabaye. So ubu rero uyu mwanya turashaka kugira ngo noneho urubyiruko rwacu ari rwo rudufasha kubaka igihugu cyacu. Ntabwo rero twakubaka igihugu dufite urubyiruko birirwa mu muhanda, birirwa ku gasozi, birirwa muri ayo matari, ibyo byose mukwiye kubidufasha. Yewe rero uretse kubashimira uburyo mwabaye ahangaha twabanye no kuba nakwifuza ko ngewe mbonye nk'abantu n'ababyeyi nkamwe wanumva nagumana namwe nkavuga ijambo rirerire, ariko bijyanye n'amasaha ahageze ntabwo mwabimva wenda murananirwe, benshi baranashoje, tuzagenda duhurira mu magurupe y'ibyo by'abahurije. Ndabashimiye rero, mbifurije kuba mwagize igihe cyiza, kuko ugiye kureba ukareba ari ibyo mwiyemeje gushize, ibi byinshi mwamaze no kwakira umurimo mwari mwasi, ari ibyo mumaze gukora noneho mumaze gusiza, ni ibintu bigamije kugira ngo koko mutere imbere muteze igihugu cyanyu, haba kuri disipline, haba ku bukire, haba ku mibereho myiza, haba ku byose ibyo bintu. Biriya bintu rero mumaze gusinya mu kanya musinyanye na nyakubahwa, muramutse mubishyize mu bikorwa uko byakabaye, wa mugani tw'abapadiri, mugakenge tw'abapadiri. Ndabibifurije rero, umwaka utaha n'icyo gihe kizongere duhure nanone tuvuga ko twese twesheje imihigo ijana ku ijana.